Shalom shalom, ndabasuhuje aho muri mu izina rya Yesu Kristo. Nagarutse kongera gusangira ijambo ry'Imana hamwe namwe. Uwiteka yongeye kunshoboza, ni ukuri ashimwe cyane. Reka mbanze niragize mu maboko y'Imana mbere yuko ntangira gusoma ijambo ry'Imana. Mbanze nsenge. Data wa twese uri mu ijuru, nje nishe bugufi nje imbere y'ubwiza bwawe kugira ngo unshoboze muri kano kanya. Mwami, ndabanza gushimira ko wongeye kumpa kano kanya kukongera gusangira ijambo ry'Imana na bene data barikunda. None kibirengeye kizima, ndakwinginze kugira ngo ubane nanje, ntaba ari jyewe mvuga ahubwo ube ari wowe uvuga. Uwiteka, sinifuza kugira icyo nongeraho ku ijambo ryawe cyangwa ndigabanyeho, ahubwo ugushaka kwawe aba ariko kunsohozaho muri kano kanya. Icyo ushaka aba aricyo kiba, Mwami. Mwuka wera, ndakwinginze kugira ngo ubane nanje kuva ntangira no kuva nsoza, kandi n'ibidahamanywa n'umwuka wera ndabyamaganye muri kano kanya mu izina rya Yesu Kristo. Uhoraho, ndakwinginze kugira ngo uduhugure tubashe kumenya ijambo ryawe. Nitubasha kurimenya no kubisobanukirwa, nibwo tuzagendera mu bugombe bwawe, Mwami. Ni mu izina rya Yesu Kristo mbisabye mbyizeye, amen amen. Uwiteka, nkiza abanzi banjye, ni wowe mpungiyeho ngo umpishe, unyigishe gukora ibyo ushaka, kuko ari wowe Mana yanjye. Umwuka wawe mwiza nyobore. Turagushima Mana yacu, imirimo yawe iraturenga, tukuramburiye amaboko. Mwami we, urakwiriye. Ineza yawe Mana yaratunyuze, nuko utuyoboye tunyuzwe nabyo. Haleluya haleluya, amen. Ubu tugiye gukomeza dusoma inkuru yacu yo mu gitabo cy'Itangiriro. Ubu tugeze ku Intangiriro 31, kuva ku murongo wa 22 niho turi bukomereze, tugeze ku murongo wa 54. Nubwo igisomo ari kinini, ariko kiba gifite ubusobanuro bwacyo. Mba nifuje gusoma igisomo kirekire kuko mba nabonye ko ninyikatira hagati nabyo ntabwo ari byiza. Mwuka wera nshoboze. Abashaka gusomana nanje, dutangire dusome mu izina rya Yesu Kristo, amen. Labani akurikira Yakobo. Ku munsi wa gatatu babwira Labani ko Yakobo yigendeye. Labani ajyana na bene wabo, amukurikira iminsi 7, kugeza ubwo yamusanze mu misozi y'Igileyadi. Nijoro Imana ibonekera Labani w'Umunyasiriya mu nzozi, iramubwira iti: wirinde kugira icyo ubwira Yakobo cyabangamira urugendo rwe. Yakobo yari yashinze amahema ye kuri umwe mu misozi y'Igileyadi. Nuko Labani na bene wabo bahageze, nabo bahashinga ayabo. Labani abaza Yakobo ati: ibyo wakoze ni ibiki? Kuki wagiye utansezeyeho ukajyana abakobwa banjye nk'aho ari iminyago? Watewe n'iki kugenda rwihishwa utambwiye kandi utanansezeyeho?
mba naragusezeyeho mu byishimo n'indirimbo, ukavugirizwa ingoma n'inanga. Ntiwatumye nsezera ku bakobwa banjye no ku buzukuru banjye, wakoze iby'ubupfu. Nshobora kubagirira nabi, ariko Imana ya so yaraye imbwiye iti, wirinde kugira icyo ubwira Yakobo cyabangamira urugendo rwe. Ni iby'ukuri umwana ujya iwabo ntawumugarura. None ni kuki watwaye imana zanjye? Yakobo aramusubiza ati, sinagusezeyeho kuko natinyaga ko wanyambura abakobwa bawe. Naho ibyerekeye imana zawe, uwo uzisangana azicwe. Aba bavandimwe batubere abagabo. Usake mu bintu byanjye, nugira icyawe cyose usangamo ukijyane. Icyakora Yakobo ntiyari azi ko Rasheli yaribye ibyo bigirwamana. Nuko Labani asaka mu ihema rya Yakobo no mu rya Leya no mu yababaja babiri, ntiyagira iki asangamo. Hanyuma ajya gusaka mu ihema rya Rasheli. Rasheli yari yahishe ibyo bigirwamana munsi y'intebe bashyira ku ngamiya ayicaraho. Labani asaka mu ihema hose, ntiyagira icye asangamo. Rasheli abwira se ati, data, mbabarira sinshoboye guhaguruka kuko ndi mu mihango y'abakobwa. Bityo Labani arashakashaka ariko ntiyabona ibigirwamana bye. Nuko Yakobo ararakara atunganya Labani ati, nacumuye iki, nakoze icyaha ki, kugira ngo unkurikirane bene aka kageni? Aho wasakiye hari ikintu cyawe wigeze ubona mu bintu byanjye? Ngaho cyerekeye aba bavandimwe badukiranure. Mu myaka 20 twamaranye, nta ntama yawe cyangwa ihene yawe yigeze iramburura, nta n'imfizi n'imwe yo mu mukumbi wawe nariye. Iyo itungo ryicwaga n'inyamaswa nararikurihaga. Hagira iryibwa ku manywa cyangwa nijoro ukarinyishyuza. Ku manywa izuba ryarantwikaga, nijoro nkicwa n'imbeho kandi sinigere ngoheka. Namaze iwawe imyaka 20, nagukoreye imyaka 14, iba inkwano y'abakobwa bawe 2. Nkora n'indi 6 kugira ngo mbone amatungo. Nyamara wahinduye ibihembo byanjye inshuro 10. Iyo ntabana n'Imana ya Aburahamu, ariyo data Izaki yatinyaga, uba waransezereye amaramasa. Ariko Imana yabonye amagorwa yanjye n'imiruho yanjye, niyo mpamvu yakwiyamye iri joro ryakeye. Iri ni ijambo ry'Imana. Amen, amen. Iyi histoire rero uko tubyumvana hamwe irakomeje. Ni histoire iri intéressant kandi babaje. Ubushize twabonye ukuntu Yakobo yafashe ibye byose, abagore be, abana be n'imitungo ye yose, aragenda ava kwa Labani yerekeza kwa se Izaki. Urumva ko hari akarere kanini, ariko nyine yagiye atabasezeye, yagiye adasezeye Labani. Rero hano turumva ukuntu Labani yarakaye akamukurikira, mbese yiretrouviye ko yagiye, afata icyemezo cyo kumukurikira hamwe cyo kumukurikira mbega
ngo arebe aho agiye, mbese yamukurikiye arakaye muri make. Twumvise ko yamaze iminsi 7. Labani yamaze iminsi 7 mbega arimo gushakisha yakurikiye ntuza Yakobo, aba ari bwo amubona. Murumva rero ukuntu ibintu bimeze. Ariko ataramugeraho, Imana yabonekeye Labani iramubwira iti wirinde kugira icyo uvuga, icyo ubwira Yakobo cyahungabanya urugendo rwe. Murumva ukuntu Imana ari nziza. Mu by'ukuri Labani yarahagurukanye umujinya mwinshi, kuko Yakobo yagiye atamusezeye. Mu by'ukuri imigambi Labani yari afite ntabwo ari myiza. Yari afite imigambi yo kugirira nabi Yakobo, yari afite imigambi yo kwivanja. Labani yari afite esprit de vengeance, umwuka wo kwihora. Ariko Imana ni Imana. Imana ni Imana, uw'Imana irinze, nubwo haguruka ingabo zingahe ntacyo zamutwara. Nkuko natangiye ndirimba kariya karirimbo ngo Uwiteka nkiza abanzi banjye, ni wowe mpungiyeho umpishe. Mu by'ukuri Yakobo yarahishwe n'Uwiteka. Yakobo yubahaga Imana ye, ariyo mpamvu yamuhishaga muri byose, yamurinze muri byose, ikamuhisha muri byose. Yakobo yari umukiranutsi. Ntabwo Labani yasengaga Imana ya Yakobo, yari afite ibimana bye. Twumvise ko Rasheli umukobwa wiwe yari yamwibye ibigirwamana bye. Ariko nubwo atubahaga Imana ya Yakobo, ariko nawe Imana yaramubonekeye tu. Imana itegeka byose, itegeka ababi n'abeza, kuko ari ababi ari n'abeza bose Imana niyo yabaremye. Nubwo umuntu rwose yafata decision yo gukorera Satani, ariko hari umukuru, hari Imana nkuru iri hejuru ya Satani, ariyo Imana ya Abrahamu, ya Isaac, ariya Yakobo. Labani yari yacaguye ibindi bimana, ariko hari Imana nkuru imutegeka, kavuga ati wirinde kugira icyo ubwira Yakobo cyahungabanya urugendo rwiwe. Bavandimwe, iyo Imana ivuze iba yavuze, iyo Imana itegetse byose biraba. Byose niyo yari biremye. Icyo Imana itegetse byose byumvira, bibasha kumvira Uwiteka. Haleluya, amen. Labani yagize ati yicishe bugufi. Yicishe bugufiya, aravuga ati aha, uwo nkurikiye Imana iri kumwe nawe, Imana ya Abrahamu, ya Isaac iri kumwe nawe. Aca bugufiya. Murumva, Imana yaramwihanikije, iravuga ati wirinde kugira icyo uvuga cyabangamira urugendo rwa Yakobo. Haleluya, haleluya. Bene data, mu buzima bwacu bwa buri munsi, natwe tugomba kwirinda icyo tubwira bagenzi bacu kibabangamira mu rugendo rwabo rwa gikristo.
burya ngo ijambo ririca rigakiza. Ushobora kubwira ikintu umuntu kikamwangiza pe, ijambo gusa, ururimi, ukamubwira ikintu kikamwangiza, kikamurwaza, mbese akaba yanakwiheba akiyanga. Hari ibijambo byinshi, turabizi, hari ibijambo byinshi tuvuga, ukakivuga utabanje kugitekereza, cyangwa se ukakivugana n'ubugome kuko utubaha Uwiteka, kuko utubaha Imana. Imana avuga ngo dukunde bagenzi bacu nk'uko twikunda twebwe ubwacu. Mbere yuko tubwira ikintu mugenzi wacu, mu by'ukuri uretse n'ibyo ngo twavuga, ariko ijambo ryose rivuye ku burakari ntago riza ari ryiza. Ntabwo riza ari ryiza, ibyo byose turabizi. Ariyo mpamvu byatubera byiza gucisha bugufi nk'uko Imana yacishe bugufi Labani, ntugire icyo uvuga kibangamira urugendo rwa Yakobo, ko yari azi neza ibintu agiye kuvuga, ibintu nyine biteye isoni, ko Imana yari yamubonye. Imana ireba ahihishe, yari yamubonye, ibyapanze byose ntabwo Imana ipfa kuvuga ikintu itabanje kubona ikintu. Imana yari yabonye ibintu agiye kuvuga biteye ubwoba. Rero abakristu twubaha Imana, dutinya Imana, tugomba kwirinda kuvuga ikintu gishobora kuvuna mugenzi wacu, ikintu gishobora kubabaza mugenzi wacu. Kandi tukirinda, kuri iyi si hari ibintu byinshi biturakaza, kuri iyi si hari utuntu twinshi dushobora kukurakaza kwera, ibyo ni ibintu bisanzwe, ariko tugomba kwirinda gusohora ijambo turi mu burakari. Birakenewe ko umuntu abanza gutuza kwanza, ukabanza ugatuza, warakaye mbese uburakari bugashira, ukumva ko bwashize, ukagira icyo ubwira mugenzi wawe, kandi nacyo ukabanza kugipeza le pour le contre, ukabanza kugitekerezaho cyane, ukavuga ati ese jyewe bambwiye nk'ibi ngibi ngiye kumubwira, ni gute nakwifata muri iyi situation? Tukabanza kwanza tukabyishiraho, ati jyewe nkoza ririya kosa bakambwira biriya, namera gute muri jyewe? Murumva, bitubigize gutyo bihita byoroha, kuko nta muntu n'umwe yifuza kubabazwa, nta muntu n'umwe yifuzwa kubwirwa nabi, kuko ngo ijambo ry'Imana, ngo ijambo ryiza ngo ni mugenzi w'Imana, ni mugenzi w'Imana nyine. Uzi ko umuntu ashobora kubwira ijambo umuntu rikagusova ubuzima, kubera amajambo bakubwiye, akagukiza, ashobora no gukiza uburwayi. Ijambo gusa rishobora kugukiza uburwayi. Amajambo meza ashobora gutuma utera imbere mu buryo bumwe cyangwa mu bundi, ndetse akanagukiza n'indwara. Murebe abandi biga ibintu by'ubupsikologe, icyo bakora ni igiki? Ni ukumva ibibazo barimo kubwirwa, hanyuma bakabishakira umuti mu magambo, ari icyo wavuze gusa, bakagushakira solution kubera ibintu bakubwiye. Umuntu ugakira pe, byari bimeze nabi mu mutwe, byari bimeze nabi pe, ugakira ukaba muzima kubera ayo majambo y'ubuhanga bakubwiye. Haleluya, amen. Niyo mpamvu bene data, amajambo y'Imana yuzuye ubuhanga gusa.
iyo tuyumvise turakira mu mutima, iyo tuyumvise turahembuka. Icyo ngicyo ni ikirundi. Iyo tuyumvise twumva tunyuzwe. Kuko hari inzara y'umubiri, iyi ngiyi isanzwe tuzi ko ugomba kurya kugira ngo utunge umubiri wawe, ariko hakaba n'inzara yo mu mwuka. Iyo nzara yo mu mwuka wibaza ko ikizwa n'amajambo y'Imana, ikizwa no gusenga. Ko kenshi hari ibintu byinshi biturangaza, ntidushake kumva ijambo ry'Imana, ntidushake gufata umwanya ngo twinjire mu gacerere dusome ijambo ry'Imana. Kandi Satani ikadushiramo ubwenge buke, ikaduteza ubwenge buke, kuko ibizi neza ko ari aya majambo yo muri Bible, amajambo yo mu gitabo cy'Imana ariyo majambo arimo umuti, niyo arimo umuti, niyo arimo ifunguro ryo mu mwuka. Ko naho tugaburira umubiri wacu, tugomba kugaburira umwuka, uyu mwuka wacu, kuko uyu mubiri si uzabona Imana. Uyu mubiri ni igitaka, uzasubira mu gitaka aho wavuye, ariko uyu mwuka Imana yaturemanye w'agashusho kayo, yaturemanye mu gashusho kayo. Uyu nguyu niwo uzabona Imana, kandi niwo ugomba kugaburirwa amajambo y'Imana, iyi Bibiliya yera. Iyi ngiyi umuntu ashobora kunegrija agafata minenerwe. Iyi ngiyi ni irimo urufunguruzo, nirimo umuti w'ibibazo umwana w'umuntu arwana nabyo mu buzima bwa buri munsi. Bene data, ahangaha ni honyine hari umuti. Nta handi tuzokura umuti mu bibazo byacu bwa buri munsi, ni mu majambo y'Imana. Haleluya. Rero murumvise ukuntu ijambo ryica rigakiza, mwumve ukuntu Imana yaravugaga, Imana yaravuze ibintu bikaremeka. Ijambo ahubwo riteye ubwoba. Imana yaravugaga, Imana yaravuze isi ibaho, iravuga ikiyaga kibaho. Ntabwo yakoresheje intoki, ibyo ntibibaho. Imana yaravuze biraba. Ijambo ry'Imana rirarema. Ijambo ry'Imana rirema ibitariho bikabaho. Ari ibyo tuzi Imana yaremye, isi n'ijuru n'ibiki byose n'ibirimo byose, ariko no muri isaha ya none, no muri unote wa none, ijambo ry'Imana rirema ibintu muri twebwe tudafite. Birema ibintu tudafite muri twebwe bikaremeka, bikabaho. Rirema ubuzima mu magufa yacu yumagaye. Umugani w'umuririmbyi ngo baho ngo genda ubeho, ngo we magufa yumagaye. Mbese ari ibintu no mu ijambo ry'Imana ngo profetiza ayo magufa agira ubuzima. Haleluya, haleluya. Tuvuge ijambo ry'Imana, inzara tubashe gushira inyota. Aya magufa yacu yumagaye agira ubuzima. Amagufa yumagaye mu buryo bwo mu mwuka, atari mu buryo bw'uyu mubiri tubona, kugira ngo tubashe kubona ubuzima muri Kristo. Haleluya. Kandi no kwitondera n'ibyo tuvuga. Ibintu tuvuga biri danje. Nkuko nyine ijambo ry'Imana dusoma buri munsi ry'Imana nyine muri Bibiliya rirema, ni nako n'ibyo tuvuga birema. Umwana w'umuntu ashobora kwiremera ubuzima bwiza cyangwa bubi
biturutse ku munwa we uyu, ukavuga ikintu ngo ye baba jye naragowe, ye baba jye ntakimpira, mbese yo mana yanjye. Kandi aho ntago aba azi ko arimo kurema, kubera ko turi udupeti Dieu. Imana yaturemanye agasho kayo, niyo mpamvu tugomba kwitondera ijambo, nk'uko Imana yavuze ijambo ibintu bikaremeka, natwe nuko turema isi yacu biturutse ku munwa, ku majambo. Tugomba kwiyaturiraho ibintu byiza, tukaturiraho abana bacu ibintu byiza, tukaturiraho umuryango wacu ibintu byiza, tukaturiraho abagenzi bacu ibintu byiza, tukaturiraho bene data dusangiye, bene data bo mwuka, tukabaturaho ibi byiza, eglise y'Uwiteka tukayaturiraho ibyiza, kuko ibyo tuzatura nibyo bizatubaho. Ibyo simbivuga gusa nka formule, ndayivuga kuko byaranambayeho mu buzima, mbifiteho experience. Ibintu byinshi natuye kandi bikabaho, bikambaho pe. Narabivugaga ngira ngo ni blague, ariko désormais bikambaho. Navuga désormais mu buryo ko ntago ari hari ibyiza byambaye, hari n'ibibi byambayeho, kukwera aka kanwa kanjye nakoresheje. Ibyo mbifitiye ubuhamya bufatika. Nafata nk'igihe kinini cy'ubuhamya gusa ntekereze ibyo navuze bikambaho. Ni ibintu biteye ubwoba, biteye ubwoba. Niyo mpamvu ababisobanukiwe benshi, ndabizi ko ari ababisobanukiwe benshi, ntago wapfa kuvuga, ntago wapfa kuvuga. Nubwo wari mu byago, abanyabwenge baciye ubwenge, nubwo wari mu byago baravuga ati wenda dufate umuntu urwaye, wafashwe n'indwara, ukiyatura ati je suis en bonne santé, mfite amagara mazima, ndi muzima mu izina rya Yesu Kristo, sindwaye, ndi muzima, mfite sante nziza nk'ikizu. Cyangwa uri umukene, ubuze amafaranga, wenda uri umukene, ukiyaturiraho ukavuga ati ndi umukire, ndi umukire, ukabivuga pe. Cyangwa wowe ubuze ibyishimo mu mutima wawe, wowe ubuze amahoro, ukabyiyaturiraho ukavuga ati mfite amahoro menshi, ukavuga ati mfite ibyishimo byinshi. Cyangwa se no mu yindi kote, wenda tuvuge ku bantu bubatse, ukabona mu rugo rwawe bitagenda neza, ukabona hari ibintu bitagenda neza, ari abana, ari uwo mubakanye, naho biri muri chaos, naho bitagenda neza, ubona ko bitagenda neza, ukavuga ati Imana yampaye umufasha mwiza, tubanyeho mu mahoro, ukabyatura, tubanye mu mahoro, tuzabanaho mu mahoro, abana banjye. Mbese ibyo bintu nibyo mbabwira, ariko nanjye ngomba kubyiga ko ndabizi, ariko ugasanga simbi pratika. Imana imbabarire. Ngo abantu bicwa no kutamenya n'ubujiji, nibyo. Ngo tuzamenya ukuri kuzatubatura. Uri mu bibazo runaka, atura ikintu cyiza. Wenda ntabwo ufite abana, ushaka abana, aturuka agati mfite abana, wuzuye inzu ahubwo. Haleluya. Bene data, ibintu by'Imana ni ibintu bimeze nk'ubusazi, ni ibintu bimeze nk'ubusazi ku bantu batarabisobanukirwa, ariko ni ibintu biri réel, ni ibintu by'ukuri, kandi ibintu biri powerful, ni ibintu by'ukuri bifite imbaraga nyinshi cyane. Haleluya. Nukuri Uwiteka dufashe kumva ukuntu amajambo ari ikintu cyo gutinya. Tugomba kwiremera isi nziza, tugomba kwiremaho isi nziza, tukiremera kazoza keza biturutse ahangaha mu kanwa.
tukagendera mu ijambo ry'Imana, tukagendera mu ijambo ry'Imana iri, kuko nitugendera mu ijambo ry'Imana kandi tukatura ayo majambo meza, bizaba réel, bizakoreka. Ariko nituba abantu basuzugura Uwiteka, nituba abantu basuzugura Uwiteka, ntabwo Imana izaba kumwe natwe, ntabwo Imana izaba kumwe natwe. Ibyo ni ibintu nuko bimeze gusa, nuko bimeze. Kutubaho Uwiteka bizana umuvumo, kutubaho Uwiteka bizana imikoshi. Ushaka wiyatureho ibya mirenge, ariko uzi ko uba mu buzima busuzuguye Imana cyane vraiment. Satani ihita ibona ukuntu ikora nayo, Satani ihita itugiraho pouvoir, itugiraho ubushobozi, ihita itugiraho ububasha. Uwiteka akomeze abumvisha aya majambo ku buryo kuri nivo iri hejuru, kugira ngo ubuzima bwanjye nawe bubashe guhinduka, kugira ngo tubashe kuba muri iyi si mu mwidegembyo, tubashe kubaho muri iyi si mu mahoro, kuko turi abantu bakomeye, turi abantu bakomeye. Iyaba twabimenyaga mu isi yo mu mwuka, turi abantu bakomeye, turi ibihangange, turi abantu bateye ubwoba. Iki twicwa no kutabimenya gusa, nta kindi. Icyo nicyo kitwisha. Uwiteka dutabara, dushoboze. Ni ukuri abanzi ntibagakomeze kuza batunyaga, batwiba, batwica, kuko nibyo bakora mu buzima bwabo bwa buri munsi. Abo banzi bacu bose bo mu isi yo mu mwijima, misiyo yabo ni ukwica, ni ukutwiba, ni ukutunyaga. Ntugire ngo bazakunyaga ngo ibyo utunze, ngo ku buryo bufatika, wenda tuvuge wenda ngo bakunyaze amafaranga, nayo barayakunyaga nyine. Ariko aho batagetinga hanini ni mu bitekerezo. Iyo ibitekerezo byawe byabaye by'ubucucu, aho ngaho abanzi nyine babasha kurangiza neza cyane, kuko ubuzima bw'umwana w'umuntu buri hano mu bwenge, niho ubuzima bwacu bupfundikiye. Rero abo banzi bazokunyaga ibintu bigaragara, bifatika n'ibidafatika, byo ibitekerezo byawe bazabishira hasi, kuko ari umuntu wese ucumura biba byatangiye mu bitekerezo. Umuntu ajya kwiba yamaze kubitangira mu bitekerezo. Ibintu byose ni mu bitekerezo. Rero umwanzi atwiba n'ubuhanga, atugira ibicucu, atugira abantu b'ibicucu, ubwenge akabutunyaga. Iyo amaze kurangiza ubwenge aba yakunyaze, biba byarangiye. Rero mbabwiye no ku buryo bufatika, nk'akantu k'agatemoignage nababwira, nko mu bihugu by'Uburayi, cyangwa mu bihugu by'Uburayi akenshi usanga hari abantu barwaye uburwayi, bakarwara, wenda dufate ko afite nk'imyaka, ubwo burwayi akenshi bufata abantu bakuze, wenda tuvuge ko afite imyaka 70 akarwara iyo ndwara yo kubura ubwenge. Ntago ari ya yindi twita ngo ubusazi, oya, niba babita tubyita demence. Mbese ukiba, mbese kandi iyo ndwara ntago ivurwa. Abantu barwaye indwara yo mu bwonko bo baranavurwa, ibyo abantu benshi bita ubusazi.
baragenda hari imiti banywa bakongera bakaba bazima, mbese ni indwara ivurwa. Ariko iyo yindi yo ni indwara iyo ubwenge buba bwashize, ubwenge buba bwashize, wari umunyabwenge pe, ukagenda ukayoberwa abana wabyaye, ukayoberwa aderesi y'aho utuye, ukayoberwa impuzu ukayireba iki ni igiki, kandi ari impuzu wenda no kwambara ariko ukayoberwa icyo wayikoresha, n'igikweto ukayoberwa icyo wagikoresha, ntumenye ngo igikweto nicyo kwambikwa mbese nicyo kwambara ku kuguru, ukabiyoberwa. Iyo ndwara rero ni indwara mbi cyane, ituma nubwo uri muto bagushira ahantu bagucungira nk'uruhinja, bakagucunga nk'uruhinja kandi uri umuntu mukuru ufite abana, ufite mbese ariko ubwo bwenge bukagenda gusa, kandi ntuzongere gukira ukundi kugeza igihe uviriye kuri iyi si. Murumva rero nshatse guha urugero gusa ukuntu Satani itatunyaga ibyo twita amafaranga cyangwa ibintu bifatika tubona, ahubwo aho itunyaga hica nabi ni mu bwonko. Igutwara intelligence, igutwara ubwenge, ukaba nk'ikintazi. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ati Satani yaje kunyaga, kwica no kwangiza. Ntabwo ari ukunyaga ibintu bifatika gusa, tugomba kumenya ko ari no kunyaga ubwenge mentalement. Iyo ubuze ubwenge se mwabyumvise biba byarangiye, ubu usigaye uri ahantu bagucunga nk'uruhinja, cyangwa se bitabaye nabi gutyo, ariko ikadutwara ubwenge bwo kumenya ko ijambo ry'Imana ridutunze, ikadutwara ubwenge ko amasengesho yari atuma tugira communion n'Uwiteka, kandi amasengesho yari duproteje. Ubwo bwenge bwose ikabutwara. Urumva se itaba yaturangije, ikadutwara ubwenge bwo kumenya ko Imana ari yaturemye idufitiye ubushobozi bwose. Urumva icyo bintu ari ibintu byoroshye, ahubwo byoroshye yuko bakwiba amafaranga bakakwiba iki, ariko ubwo bwenge karemano bw'Imana yaduhaye ukabugumana. Ni ukuri Uwiteka abagirire neza, ni ukuri Imana ikomeze kubumvisha iri jambo ku yindi nivo, kugira ngo mufashwe mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Ndumva ijambo ry'uyu munsi ari aho rigarukirije. Nyagasani akomeze abane namwe, abarinde muri byose. Tuzongera dusubire, Uwiteka nabinyemerera. Shalom shalom.